Haleluya, nongeye kubasuhuza abari mu mpande enye z'isi, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina ni yayandi yo gusengwa Honorine, ndi umukobwa ushima Imana, ndi umukobwa ushima Imana kuko yampaye agakiza, kuko hariho benshi bangana nanjye batabasha kuba bagiriwe ubuntu nk'ubu ngubu, ariko njyewe Imana yangiriye ubuntu irantoranya. Niyo mpamvu mba nkwiye kuyishima cyane, nkunda kuyishima cyane kubwo imirimo n'ibitangaza iba yankoreye. Reka rero dushime Imana kuba yaturinze, ntabwo ari uko turi beza, si uko dukiranuka. Iyo ubonye uhagurutse bikemera uba ugomba gushima, wagenda ukagaruka uba ugomba gushima, wabiryama ukabyuka uba ugomba gushima. Reka rero dushime Imana yacu yaturinze. Mwami Yesu turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza udukorera, tugushimiye kuri Imana itatwirengagiza, tugushimiye kubana natwe ukatugirira neza. Nyiringabo Mwami wakoze wabanye natwe, rero dore tugiye kumva ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ririke mu gutwi ngo rihingukire mu kundi, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Reka ijambo ryawe rero ritubere impamba izadutunga no mu gihe kiri imbere. Urakoze Mwami Imana, icyubahiro ni icyawe, turagushimiye. Urakoze, dusaba twize mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo, ariko mbere y'uko dusoma ijambo hari indirimbo iri mu gushimisha ya 60 ijya ifasha cyane, ivuga ngo umutima urira ngwino kwa Yesu, ngo amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Haleluya. Indirimbo iratubwiye ngo ye mutima urira ngo ngwino kwa Yesu, ngo amakuba yawe ngo uyamubwire, ngo umubwire buhoro, ngo ibikubabaje byose, ngo ibikuteye n'ubwoba, ibikubabaje muri aka kanya, ibiguhangayikishije, ibigutera ubwoba byose ubimubwire, umubwire buhoro. Imana yo mu ijuru irakumva. Reka rero muri aka kanya dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 121, umurongo waho wa mbere uravuga ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuva he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. Reka muri aka kanya twuburire amaso ku misozi, reka muri aka kanya twuburire amaso ku Uwiteka, mu bibazo byacu dufite, mu ntambara zacu dufite, mu bitugoye, twuburire amaso yacu ku Uwiteka, kuko gutabarwa kwacu niho kwava. Ntabwo wajya gutabaza muri bashuti bawe, kuko bashuti bawe hari igihe kigera bikanga, bakaguta, bakakwanga. N'ababyeyi bakubyaye bashobora kukwihakana, n'imiryango yakwihakana, n'abaturanyi bakwihakana, ariko Uwiteka Imana ntabwo yakwihakana. Uwiteka Imana uwuburiye amaso Uwiteka, Imana yakurengera ikabana nawe. Niyo mpamvu rero muri aka kanya mbashishikariza kugira ngo twubure amaso ku Uwiteka. Imana aba ari itubera byose, Imana aba ari itubera igihome kidukingira. Reka Imana itubere ingabo idukingira, kubera ko muri iyi si dufashe igihe kinini mu ntambara. Intambara ni nyinshi, ibigoye ni byinshi, Satani nawe atega imitego kenshi kugira ngo akurimbure. Ariko reka twuburire amaso ku Uwiteka. Twuburire amaso ku misozi ntabwo uzamwara, n'uburire amaso ku misozi ntacyo uzaba, ntabwo uzanyeganyezwa, kuko uzaba umeze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Reka rero dushime Imana kubwo yatugiriye neza. Murakoze rero, reka dushime. Mwami Yesu turagushimye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Urakoze, wabanye natwe, utugiriye neza. Nyiringabo Mwami uratubwiye ngo twuburire amaso
amaso kuri wowe, dore natwe mwami ni wowe dutezeho gukira kwacu, ni wowe dutezeho ubugingo. Reka mwami uzaduhereza ubugingo buhoraho, reka mwami ubwo twuburiye amaso kuri wowe, ni wowe ugomba kuturwanirira mu bibazo byose, mu ntambara turwana, ni byinshi duhura nabyo, reka abe ari wowe uturengera, abe ari wowe ugomeza kuturwanirira. Ushobora byose rero mwami wanjye, gomeza kubana natwe no kutugira neza, icyubahiro ni icyawe, ndagushimye. Usabye ibyiza mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero kuba mwumvise ijambo ry'Imana, reka dushime Imana yabanye natwe. Murakoze rero, shalom shalom.